turakwakire cyane Gatsibo umugore agize gutya asambura inzu yabagamo amaje kuyisambura atama abana maze arirukanka arigendera. Mu karere ka Gatsibo umurenge wa Kiramuruzi haravugwa inkuru y'umubyeyi witwa Katusabe Jovia wari umaze icyumweru ataye abana be 4 bari mu ruhinja rw'amezi 8 bakaba barabaga mu nzu idasakaye mu mudugudu wa Kiyoguri mu kagari ka Kabuga. Abaturage babwira ibinyamakuru bitandukanye ko bana bamaze iminsi myinshi baba bonyine mu nzu rwose dafite isakaro nyuma y'uko nyina asambuye amabati ashaje yari ayitwikiriye yizeye ko azahabwa andi mabati mashyashya yari yijijwe n'ubuyobozi ariko bikarangira rwose batayamuhaye. Umwana mukuru muri abo bana ufite imyaka 13 yavuze yuko nyina yafashe uyu mwanzuro bitewe n'agahinda gakabije yari yaratewe no kuba yaremerewe gufasha ariko ntabubone. Yasobanuye ko nyina yabanje gusaba kuzamura inzu akayizamura rwose hanyuma akagura amabati y'amakuru yo kwisakara by'agateganyo. Nyuma yaho rero yanditswe mu bazahabwa amabati mashyashya asabwa kuzabanza ariko gusambura yari ariho akayagurisha kugira ngo abone amafaranga yo guhemba abakozi. Gusa ariko ngageze igihe cyo guhabwa aya mabati yabwiye yuko atari ku rutonde bituma yiba mu buryo bukabije. Uwo mwana avuze yuko nyina rwagahinda gakabije ajyanwa n'abavandimwe be ninjoro maze buki asiga abana bonyine harimo n'uruhinja. Abana bahise bareka ishuri ndetse bagirwaho ingaruka n'imvura ndetse n'inzara kuko nyina bahayiraga rero abataye. Ubuyobozi bw'umurenge wa Kiramuruzi bwatangaje yuko utare bwarigize bumenye inkuru y'uko umugore ataye bano bana ariko bakaba bwahise bwemera ko burimo barabikurikirana. Bwemeje yuko abahabwa amabati baba bari ku rutonde rw'akarere ariko busobanura ko nubwo uyu mubyeyi yaba afite ikibazo igisubizo rwose atari ugutabana. Amakuru aje gutangwa avuga ko nyuma yo kumenya uburemere bwa kino kibazo ubuyobozi bwihutiye gutabara abana bakurwa muri nzu idasakaye hanashyirwaho amabati ku buryo bwihuse inzu rwose itangira gusanwa neza. Ni muri urwo rwego ruka Tusabe Jovia yongeye kuboneka ubu rwose akaba ari mu nzu rwose akaba atekanye n'abana be. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Kaboga witwa Majyambere Sirasi yemeje ko uyu mubyeyi yabonetse kandi abana basubijwe rwose mu muryango wabo neza nubwo avuga yuko Katusabe ataratanga ibisobanuro birambuye ku cyatumye rwose atabana bana be. Abaturage bavuga yuko uyu mubyeyi yari yarahungabanye mu buryo bukomeye cyane bitewe n'amabati yarijejwe ariko rwose bakaza kumutenguha bagasaba ko bene ibi bibazo byajya rwose bikurikiranwa hakiri kare hakiringwa yuko abana bagira ingaruka ziturutse ku kwiba kw'ababyeyi ngaye nguko rero. Ariko murumva kuntu rimwe n'imwe ari abantu bafite umwanzuro utari mwiza ubu se bano bana ajya kubata yari yashingiye kuki abana nibo bari baragize urane mu kugira ngo ayo mabati atayabona se ngaye ngukora nkora subscribe n'imbaruka bagize kuri isheni nyina cyari ubinengini Obitime News. Obitime News.